Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Kongera kwasoza mu izina rya Yesu kandi mwese turabishimiye. Amen. Ndashima Imana kubw'umutekano duhaye kandi ndashima Imana kubw'ikirere cyiza. Amen. Ubushize dukora igiterane hari Rusungati cyateguwe na Moriya, mwabonye ko imvura baje kutwuhagira. Abari barazamura ibiganza turebe. Imana bahumugisha. Amen. Uyu munsi rero Imana yabigenje ukundi, gira mugenzi wawe yabigenje neza. Amen. Ndashimiye ko none uyu munsi tubona ikirere kizima, umuco mwiza, kugira ngo duterane tuyitaramire kandi tuyihereze icyubahiro. Amen. Nejejwe rero no kuba ndi imbere yanyu umunsi wa none. Ku mazina yanjye nitwa Pasiteri Umuremyi Jean Felix, nkaba ndi umuyobozi wa Paruwasi ya Karumeli. Ndatekereza ko abenshi tumaze kumenyana. Haleluya. Hano Roboti tweze kubateranira kumwe n'umushumba. Amen. Tugira n'ibihe byiza, tuhura n'inshuti Vincent, turamwakira n'umuryango we. Amen. Icyo gihe twagize ibihe byiza. Yego. Twakira abantu barenga hafi 20. Haleluya. Uyu munsi rero ubwo nagarutse hano, ndatekereza ko haraboneka n'abandi tubuze kwakira. Yego. Amen. Kuko niba nageze hano tugomba kwakira abakristo baje kwifatanya natwe. Amen. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi. Igiterane cyateguwe gihuza n'umunsi mukuru wa Pentecost, twibutsa Umwuka Wera asukwa. Amen. Haleluya. Kuramo mayiko. Imana y'icyubahiro. Uyu ni umunsi mukuru turimo gutegura wa Pentecost uzaba umunsi w'ejo. Amen. Inshuti zanjye zo muri Amerika zanyohereje amalinki kugira ngo nze kubakurikirana. Bo baragira ibitaramo guhera saa 12 kugeza mu gitondo. Amen. Ubwo nuko nubwo ndi hano ntabwo ndasinzira, ndabandi kumwe nabo. Haleluya. Imana rero yahabwa icyubahiro. Ntabwo turibuze gutinda, aho ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, turasoma umurongo wa 8, twongere dusimbuke dusome byakozwe n'intumwa nanone ibice 2 n'umurongo wa 38 na 39. Amen. Ahangaha turasanga Yesu mbere ku Mwuka Wera asukwa yarabanje kubiteguza intumwa ze. Amen. Kuko byari isezerano rikomeye cyane irasezeranije intumwa ze. Amen. Arazibwira ngo icyiza nuko nasanga Data. Haleluya. Kugira ngo njye kubategurira ibyicaro byanyu. Amen. Arambwira ati ntabwo nzabasiga ngiki, ahubwo nzabohereza umufasha ari Umwuka Wera. Haleluya. Hano rero ku murongo wa 8, hejuru kuba umufasha arongera abasezeranya Umwuka Wera uzaza ari imbaraga zo kubakomeza no kubatinyura. Amen. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 turasohoka twihuse mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namanukira, kandi muzaba abagabo kumbamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Haleluya. Bene data, dukeneye Umwuka Wera kugira ngo adutinyure tubashe guhamya Yesu. Haleluya.
tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Biragoye kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza utarakira umwuka wera. Haleluya. Hejuru yo kwihana gukizwa ukeneye n'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uje kwamamaza ubutumwa bwiza, kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Amen. Iyo dukomeje rero mu bice bibiri batubwira uko umwuka wera yamanutse, uko intumwa zari ziteraniye hamwe mu cyumba cyo hejuru. Amen. Nuko ngo umuriri uza ari mwinshi. Haleluya. Umwuka wera amanuka mu buryo bw'umuriro mu ndimi zitandukanye, buri wese abona ikimenyetso. Amen. Bamaze kubona ikimenyetso cy'umwuka wera, Bibiliya ikomeza itubwira yuko binjiye no mu buhanuzi. Haleluya. Binjira mu buhanuzi, binjira mu ndimi. Noneho aho bari mu cyumba cyo hejuru, mu cyumba cyo hasi ngo harateraniye inama mpuzamakungu cyangwa se mpuzamahanga y'Abayuda n'Abafarisayo. Bari batumiye abanyamahanga, abo mu zindara, baje kubakorera inama. Bagiye kumva bumva babandi bo hejuru bari kuvuga mu ndimi z'amahanga. Buri wese uri hasi akumva mu rurimi rw'iwabo. Haleluya. Haleluya. Amen. Baratangira bavuga ati barabandu se barayingera, barandu basinze. Haleluya. Ariko birazamuka bagera no hejuru, barabwira ati mudusakuriza, igihe mwasindiye ni kera, turi mwarayingera, turi mwabaye nk'abasazi, buri wese ari kuvuga ibye, buri wese akavuga ibye. Ariko Petero ari mu butware bw'Imana, amaze kwambika imbaraga z'Imana, aravuga ngo bagabo Galilaya. Haleluya. Amen. Ntabwo twasinze nk'uko mubitekereza, ahubwo wa wundi mwinshi mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Yadusezeranije umwuka wera, n'uwo mwuka wera yagize yatumanukiye. Haleluya. Amen. Batangira guhanura mu ndimi z'abanyamahanga. Abanyamahanga baravuga ati none turashobewe, kaba abantu batize, kaba abantu batageze mu ishuri, bakaba bari kuvuga mu ndimi z'iwacu. Abantu ntabwo basinze koko. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Bashimbaka n'Abafarisayo, ibice bibiri biravuka, bamwe basinze abandi ntibasinze. Mwakurikiye neza. Amen. Bamwe tubasaze abandi ntibazima. Havugamo ibice ibyari inama mpuzamahanga ntibakibaye, ahubwo baje mu mpaka zikomeye cyane. Haleluya. Mugenzi wanjye bya Yesu byayobeye Abayuda, byayobeye n'Abafarisayo. Haleluya. Ariko kubera kumvuta umwuka wera, uyu munsi wa none ntabwo uri kubera amashorera. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu munsi wa none uri buze kubisobanukirwa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo bagiye impaka ziratinda, Petero ngo abasobanurira ibyabaye, ngo agerageza no kubemeza Yesu. Ariko byari bigoye kuko Abafarisayo n'abakuru banditsi bari bazi icyo bakoreye Yesu. Haleluya. Amen. Ndetse batanze n'ibiguzi ku basirikari bari barinze imva ya Yesu, barabwira ngo mwakire n'amafaranga, ariko ntimuzabivuge ko yagize ute, ko yazutse. Bagerageza kwemeza abanyamahanga bavuye muri za Samariya, bavuye muri za Yudeya, ko Yesu atazutse, ko nibyo kubonga umwuka wera, ko ari ibinyoma, ko ari ukubesha. Haleluya. Ariko abanyamahanga bakavuga ati none ko bari kuvuga mu ndimi z'iwacu tukumva. Haleluya. Amen. Mugenzi wanjye bari kuvuga mu ndimi z'amahanga tukumva. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Buriya rero umwuka wera atumanukiye natwe. Buriya ibyanditswe byera uhereye mu gitabo cy'Itangiriro ukageza mu Byahishuwe, Bibiliya uko yanditswe mu buryo bw'amarenga. Haleluya. Amen. Uhereye mu gitabo cy'Itangiriro ukazamura, ni igitabo cy'amarenga, ni igitabo cy'imigani, ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ariko kubera umwuka wera tugenda natwe tumenya ibisobanuro,
tugafashwa nabyo. Yego. Amen. Amen. Tuyo mugenzi wawe tugafashwa nabyo. Tugafashwa nabyo. Kubera iki? Umwuka wera. Yego. Hata umwuka wera ntabwo twabasha gusobanukirwa n'ibyanditswe. Amen. Amen. Twaje dusomeka kandi ibinyamakuru twabisoma tugasoma mu buryo bw'umubiri ariko twinjiye mu buryo bw'umwuka wera. Haleluya. Amen. Ariko kubera umwuka wera tugenda turushaho gusobanukirwa n'umugambi w'Imana n'icyo Imana ikeneye cyangwa se gushakaho ku buzima bwawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Petero rero agerageza kubemeza iby'umwuka wera ndetse agerageza no kwinjira mu buhanuzi bwa Yoweli. Aravuga ati kandi n'abakobwa banyu n'abahungu banyu bazahanura. Ibyo byarahanuwe. N'abasore banyu bazerekwa ndetse n'abakambwe barimo bazarota. Haleluya. Amen. Ndetse n'abagaragu banyu n'abaja banyu muri uwo minsi Uwiteka azabasukira ku mwuka wayo maze bahanure. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nuko noneho kubera abafarisayo impamvu bakanye Yesu, impamvu bakuru banditse bakanye Yesu, impamvu nyamukuru ni iyihe? Nuko ntabwo basobanukirwaga ibyanditswe byera. Haleluya. Ariko noneho bagiye mu bitabo basanga umuhanuzi Yoweli yari yarabihanuye. Amen. Noneho bamwe baje imbaka bavuga ati nyamara ibyo abagabo barimo kuvuga ni ukuri, abandi ati ni ukuri, abandi ati ni ukuri. Haleluya. Noneho ngo birangije birabashobera. Mu gice cya gatatu, mu gice cya kabiri umurongo 37 ahatubwira ngo birakuma ku mutima babaza Petero ati none tubigenza tuti. Haleluya. Amen. Tubigenza tuti ko dutsinzwe n'urubanza. Petero arabwira ngo nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwe imana y'umwuka wera. Haleluya. Amen. Arabwira ngo bagire ute? Wihane. Bagire ute? Wihane. Gira mugenzi wangu wihane. Wihane. Haleluya. Maze no muri iki gihe cya none hari ubwira umuntu ngo wihane, ngo nihane iki kunda byangora. Ngo nihane iki kunda byangora. Haleluya. Ariko bireka tubwira ngo twese twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'iki? Imana. Haleluya. Amen. Twese twakoze iki? Ibyaha. Twashikira ubwiza? Imana. Niyo mpamvu tukwiriye kugira ute? Kwihana. Umuririmbyi aravuga ngo ducumura mu bitekerezo muzo turebesha amaso yacu. Ushobora kuba wicaye ahangaha ukaba kuba ngo muri kuntu cyambaye ubwo tayari wagize ute? Acumuye. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo uko Imana yaturemye mu buryo tubaho ducumura muri byose kugira ngo Imana igaragaze ko yera muri byose. Yego. Haleluya. Amen. Imana yera muri byose, ikiranuka muri byose, ariko twe dukiranirwa muri byose kandi turi n'abanyabyaha muri byose. Haleluya. Amen. Imana dukwiriye kugira ute? Gusaba Imana imbabazi tukihana no kudasobanukirwa ibyanditswe byera nabyo ni icyaha. Haleluya. Amen. Kuko Abayisiraheli bahawe amasezerano menshi ariko ntibayasohoza kubera kutamenya ibyanditswe byera. Imana ibahindukirira nk'abakoze iki? Ibyaha. Haleluya. Amen. Biturutse kutamenya ibyanditswe byera no kutamenya ijambo ry'Imana nabyo ni icyaha. Haleluya. Amen. Kudategera amatwi ijambo ry'Imana nabyo ni iki? Icyaha. Kurangara mu ijambo ry'Imana nabyo ni iki? Icyaha. Kuzakuza mu ijambo ry'Imana ni iki? Icyaha. Muba tutacumura muri byinshi. Haleluya. Amen. Nuko rero Petero arabwira ngo nimwihane. Haleluya. Nimwihane kandi umuntu wese muri mwe, buri wese avuze bamwe, abasigaje ababatijwe muzamure ibiganza hejuru turebe, ababatijwe yego mumanure, abatarabatizwa muzamure hejuru natwe turebe, abatarabatizwa ntabwo biteye isoni nta kibazo kuko turagupangira umunsi wo kubatizwa nawe. Yego
abashitsi badusuye bazamura ibiganza turebe abashitsi turi kumwe nabo. Imana ibahe umugisha bakubona amashoboye cyane. Haleluya. Petero arambwira ngo nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muhabwe kuri Imana umwuka wera. Amen. Amen. Kuko iyo babwiye ngo batizwe mu izina rya Yesu Kristo gusa, Yesu ari gutanga itegeko rikomeye, ari kubwira intumwa ze ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu kuba abigishwa banjye. Haleluya. Ngo abizera bose abazizera muzabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Haleluya. Ariko Petero amaze gusobanukirwa n'aya magambo, amaze kuzura umwuka wera, ntabwo yabwira abantu ngo bagende batizwe mu izina ry'Imana Data n'izina ry'Umwana n'Umwuka wera, kuko yaramaze gusobanukirwa neza n'aya magambo icyo avuga. Haleluya. Amen. Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye nde? Data. Ababonye Data. Yego. Haleluya. Amen. Abantu baravuga ngo njyewe na Data turi umwe. Yego. Haleluya. Amen. Mwakurikiye neza? Yego. Petero araza gusobanukirwa neza yuko Imana yatwishuriye yambaye umubiri. Haleluya. Imana natwe yambaye umubiri isura mu ijuru, itwiyicura mu ishusho yande ya Yesu. Haleluya. Iza kumenya ko Imana Data na Yesu ni Imana imwe. Haleluya. Haleluya. Aza no gusobanukirwa neza yuko presence y'umwuka wera cyangwa se kugaragara k'umwuka wera nabwo ni Imana yongeye kutwigaragariza mu buryo bw'umwuka wera. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Petero arabisimplifiye aravuga ngo buri wese batizwe mu izina rya nde? Ya Yesu. Rya Yesu. Amadini menshi abatiza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, kubera ko atarasobanukirwa n'aya magambo. Umwuka wera ntabwo aragera muri bo. Niyo mpamvu Petero yanditse ngo bamwe bavuga ibya Yesu bakavuga iby'Imana ariko bagahakana imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Amen. Biroroshye kuvuga ariko ugahakana imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Petero rero aza gusobanukirwa neza yuko Imana Data, Umwana, Umwuka wera ni Imana imwe. Haleluya. Mu yandi magambo Yesu ni iki? Imana. Haleluya. Amen. Muzamure ibiganza hejuru mwese muhamye ngo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Ababyeyi muzamure hejuru. Yesu ni Imana. Mubivuge cyane. Yesu ni Imana. Haleluya. Haleluya. Marayika ava mu ijuru abwira Yosefu aramubwira ngo uwo mwana uzamwite Yesu kuko niwe uzakiza abantu be ibicumuro bye. Turabande? Turaba Yesu. N'umuririmbyi yari yamije cyane. Mbese murabande. Mbese turabande? Turaba Yesu. Murikira cyane. Mbese turabande? Turaba Yesu. Mbese turabande? Turaba Yesu. Twaraba Satani Turamwimura. Mbese turabande? Turaba Yesu. Mbese turabande? Turaba Yesu. Twaraba Satani Turamwimura. Mukomere Imana amashyi cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Petero rero uyu nguyu amena Amen. amaze gusobanukirwa n'Imana cyangwa se n'ubwiru bw'Imana aza kumenya ko Yesu ari Imana. Haleluya. Amen. Abwira abantu ngo nimwihane kandi buri wese muri mwe abatizwe mu izina rya nde? Ya Yesu. Mu izina rya nde? Ya Yesu. Cyakora uwo tuzakira abatizwe mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera ntabwo tuzongera kumubatiza ariko ntasobanukirwa ayo magambo.
ukongeraho Yesu. si byo se? Haleluya. Amen. Ntugire ubwoba ngo ntabwo ndiyakiza kuko bambatiza amazina atatu ati we nazongera kubatizwa. Oya, ahubwo turagusengera Imana wuzuye umwuka wera. Haleluya. Amen. Nuko Bibiliya iratubwira ngo nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza n'iki gihe bibagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa. Abongewe kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Haleluya. Bahoraga bashishikariye intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumenyagura umutsima no gusenga. Amen. Haleluya. Uyu munsi ngo bakira ubutumwa bwiza ngo bagera ku bihumbi bingahe? 3. Ibihumbi bingahe? 3. Ibihumbi 3 bishize muri stade umuganda byakuzura. Haleluya. Ibihumbi 3 ntabwo basengera mu rusengero, basengera mu nginjuro nk'amatsinda nka 50. Sinese mutekereze none abantu bakwinjira mu rusengero injuro 50, sibyo? Ukagabamo ibice 50, icyo cyane kinjira kigatangira sokera hariya, ikindi gice ukabara injuro 1, 2, 3 ukageza kuri 50. Abo abantu benshi ntiyanyu umunsi umwe. Yego. Mukubera Imana amashini cyane. Haleluya. Petero noneho akomeza kwambikwa imbaraga. Haleluya. Biramugenza nawe ngo ukwiriye kwambikwa imbaraga. Ukwiriye kwambikwa imbaraga. Ukwiriye kwambikwa imbaraga. Kandi ukeneye igitangazo umunsi wa none. Abakeneye igitangazo muza muri hejuru. Haleluya. Haleluya. Nanjye nkeneye igitangazo umunsi wa none. Ariko reka mbabwize ukuri bene data, igitangaza cya mbere kiruta ibindi byose. Amen. Ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Umurezi amashuri cyane. Igitangaza ndagikeneye. Nawe uragikeneye? Kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Zamura ikiganza cyawe. Zamura ikiganza cyawe. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uyu mwanya ndashaka kwakira igitangaza cyawe. Ndashaka kwakira igitangaza cyawe. Kinguye imiryango y'umutima wanjye. Ndakwakiriye. Ntuture muri njye. Wegura ibyanjye byawe, ibyanjye byose. Ibyanjye byose nabikweguriye. Uyu munsi wa none bifuza kuba uwawe. Bifuza kutura muri njye. Ndakwakiriye. Kandi sinzasubira inyuma. Ndagarutse. Ibyo nabagamo byose bivuyemo mu izina rya Yesu. Amen. Tukadukomera Imana amashuri. Haleluya. Muzakoze n'umwe na none ibice 3 hatubwira umugabo wari ukeneye igitangaza cy'Imana. Haleluya. Hari umugabo wari ukeneye igitangaza cy'Imana. Birashoboka ko nawe ukeneye igitangaza cy'Imana umunsi wa none. Ari igitangaza cya mbere wacyakira mu izina rya Yesu. Igitangaza cya mbere nuko wakira Yesu Kristo mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Uyu mugabo rero nawe yakeneye igitangaza. Ngo yari umugabo yavutse yararemaye. Haleluya. Yararemaye ibirenge. Bamuhekaga bakagenda bakamushyira imbere y'urusengero. Urwo rusengero yitwaga Giza. Haleluya. Bakamushyira mu marembo y'urusengero bakamutereka aho ngaho kugira ngo asabirize abaza binjira mu rusengero, kuko bene wabo baramaze gusobanukirwa neza ko binjira mu rusengero baba bafite amafaranga. Icya mbere baba batanga icya 10, icya kabiri batanga amashimwe, icya gatatu baba batanga amaturo. Haleluya. Amen. Bakavuga ati noneho
hari uzagira umutima w'imbabazi ku byago no gutanga mu rusengero ayifashije kino kirema. Haleluya. Baraza batereka ikirema imbere y'urusengero, noneho bakagitereka mu gitondo barangiza bakigendera. Ikigango noneho nacyo kigahindura tekinike yo gusaba kugira kibashe kubirute kibashe kwakira. Haleluya. Amen. Bibiliya iratubwira ngo hari umuntu wavutse arema ibirenge, yahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Haleluya. Amen. Mu gatatu noneho ngabona ngo Petero nande na Yohana bagiye kwinjira hehe mu rusengero. Arabareba aravuga ati ngiye guhindura ijwi, guhindura tekinike, kuko ndi kubona abana b'abagabo bari mu mbaraga, bari mu bwiza bw'Imana. Abagabo n'abagose, abagabo ntabwo basanzwe. Ngo Petero na Yohana ngo bari beza cyane. Haleluya. Amen. Ngo bari beza cyane. Noneho ngo ahindura tekinike aravuga ngo mumfungurire, bagabo beza mumfungurire. Haleluya. Amen. Petero noneho na Yohana ngo baramwegera agira amahirwe ngo agiye guhabwa. Haleluya. Amen. Agira amahirwe ati nongeye guhabwa, kandi abagabo barambere bitubutse kuko nabona abagabo basobanutse ntabwo bameze nk'abandi. Haleluya. Amen. Ndagira ngo bene data mbabwire ngo twese nk'abanyafurika twese twavutse dusabiriza. Haleluya. Buri wese afite uko asabiriza, ariko twese uko Imana yaturemye twavukanye ubwo bumuga bwo gusabiriza. Mwakurikiye neza? Buriya abazungu bazi yuko iyo ubandikiye uri umunyafurika nta kindi bahita bisete umugongo, bahita bumva ko ugiye kubasaba. Mwakurikiye neza? Abanyamahanga iyo ubandikiye, buriya uretse n'abanyamahanga muzafata bene wanyu b'abanyarwanda bari mu mahanga, sibyo? Ni ukuvuga ngo bagera bagafata imico y'abazungu, wamuvugisha umunyafurika bakumva ko nawe ugiye kumugira ute? Rimwe na rimwe bagakoraho telefone, rimwe na rimwe bakajya bakwandikire, rimwe na rimwe babandikira ntibasubize. Niyo wabandikira ubwa mbere utabasaba bavuga ati rero tekinike ye buriya agira ngo adukure ejo azadusaba. Wabandikira ntibagire ute? Ntibagusubize, kuko badushyize mu gatebo kamwe kw'abanyafurika twavutse dufite ubwo burema bwo gusabiriza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mugabo nawe rero yaratunzwe no gusabiriza. Mujya mubona abantu muri za gare, abantu mu marembo y'imiki, bamwe batunzwe gute no gusaba. Haleluya. Wavutse arimo gakeya cyangwa se ukuboko kukamira ukuntu, hari n'abambara ibikoti ukabaza tekinike yo guhindura utubuko guca, akakora mu ikoti ndaryambare akaza agize guca ngo amfungurire, ukagira ngo nakarimo kamuhereza kandi ari muzima. Wakurikiye neza? Hari n'umugore twari duturanye wari uzi kubirindura ijisho, kari birinda ugende kikaza n'umwe yaza ngo wamfungurire ijisho ribirinduye, ukagira ngo yaguye apfuye amaso kandi ari muzima. Haleluya. Amen. Yamara kwakuzanya akigendera ati munsi ndaronze, akaja ahantu batamuzi. Yesu ashimye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo umuco wo gusabiriza ntabwo wari umwana w'abayuda gusa, ahubwo natwe nk'abanyafurika uyu muco turawufite. Haleluya. Amen. Dukeneye Yesu rero kugira ngo agire icyo akora ku buzima bwacu, tubashe gukira ubwo bumuga. Haleluya. Kugira mugenzi wawe dukorere gukira ubwo bumuga. Dukeneye gukira ubwo bumuga. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo rero Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, nuko nawe abitaho cyane agira ngo agiye kwakira. Haleluya. Ariko Petero aterura amagambo aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Ntabyo. Icyo kirimo gita morale. Uzi iyo wandikiye umuntu ahita akubwira ngo yebana ngo noneho ngo ibyo gushaka ntabyo mfite, ndabizi ushaka amafaranga ariko ntayo mfite. Niba ari wari ugushaka uhita wumva utaye morale, siko muzemwe wumva imbaraga zigize ute zigabanutse. Nawe rero
icyo kiraba kirabatumbira cyane, cyiteguye kwakira, ariko gitangazwa n'amagambo Petero yavuze, arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo dufite. kiba gitaye morali. Petero abonye gitaye morali, arakibwira ngo ariko humura, ibyo dufite turabigwa mu izina rya nde? Ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ibyo dufite turabigwa mu izina rya nde? Ya Yesu Kristo. Arategeka ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagutegetse ngo haguruka. Haleluya. Ikibazo cyahise gihaguruka. Utekereza ko cyahise gihaguruka? Ntabwo cyahise gihaguruka. Haleluya. Ntabwo cyahise gihaguruka, ahubwo Petero, Bibiliya iratubwira ngo Petero agifashe umukobwa kw'iburyo. Haleluya. Agerageza kugihagurutsa. Amen. Amen. Bishatse kuvuga ngo abagufashije mu minsi yatambutse bagiye bagufata mu kuboko kutari uko. Yego. Haleluya. Yego. Ntabwo bagufasha mu kuboko kw'iburyo, bagiye bagufata mu kuboko kw'ibumoso. Yego. Mwakurikiye neza? Yego. Bishatse kuvuga ngo uwagufashije n'ubundi ibyo agufashe wabiriye rimwe, ubijya kabiri, ubijya gatatu, birashira. Haleluya. Amen. Ibyo bagufashishije ibyamaze mu cyumweru, ariko ikamubwire ngo uwabiguhaye none uyu munsi aracyaririmba ngo uriyabeshejweho nanjye. Yabiguhaye muri korona byararangiye, ariko arimo kubwiriraho akihara ngo uriyabeshejweho nanjye, uranije umugaburira, kandi nakugaburira wariye icyumweru kimwe birashira, wabiriye iminsi ibiri birashira. Haleluya. Amen. Ariko ibyo Imana igiye kuguha uzabijyaho n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'ubuvimbi bwawe. Haleluya. Amen. N'abazagukomokaho bose. Ariko mwakomeye Imana amashiti, batari gusinzira. Haleluya. Amen. Ibyo abana b'abantu bagufashishije wabiriye iminsi ibiri n'umunsi umwe, ariko ibyo Imana igiye kugufashisha uzabijyaho n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'umuvivu. Tukubahe Imana amashimwe cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe umuntu aguhagurutsa akagufata ukuboko kutariko, ariko ahangaha Petero ngo amufata ukuboko kw'iburyo nuko aramuhagurutsa. Amen. Amen. Ukeneye Yesu uyu munsi wa none ngo aguhagurutse. Yego. Bwira mugenzi wawe ukeneye Yesu. Bene wabo barakuroze, baravuga ngo ntuzahaguruka, ntuzegura umutwe, ntuzubaka inzu, yewe ntuzambara igitenge cyiza, yewe nta nubwo uzajya n'amavuta, uzarinda upfa utazi n'akanyama ko karyoha. Ariko Yesu agiye gufata ubwoko kw'iburyo aguhagurutse umunsi wa none. Haleluya. 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 Nuko amaze kumuhagurutsa, uwo mwanya ibirenge bye n'ubwonko bari birakomera. Haleluya. Nuko arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Haleluya. Atambuka yitera hejuru, asimbuka, kirimo gisimbuka karikije imbere yabo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Imana igiye gukorera ugiye gusimbuka. Hari uwatse inzu avuga ko agutanze iterambere, aravuga ngo ntuzayubaka, ntuzagira n'inzu imeze ngiye, ariko Imana igiye gusimbutsa. Imana igiye gusimbutsa, ugiye kubaka iruta iyo yubatse. Haleluya. Amen. Ashimwe cyane. Himbazwe. Amaze ko biri hose, umuntu yaba yubatse inzu akamara ngaho muri gupingana, akamara ngaho muri ishari, cyangwa se muri kompetisiyo, ati ndayubatse, ati kariya kazi kazayubaka.
wakurikiye neza ariko ibyo Imana igiye kugukorera ugiye gusimbuka ngira mugihe ngo ugiye gusimbuka ariko muhaguruke di muhaguruke imitaka muyifunge murasimbuka mwambaye haleluya haleluya abifuza ko Imana igusimbutsa muzamure hejuru ibiganza ugiye gukora jende yo gusimbuka haleluya tugiye gusimbuka twinjira mu rusubizo twinjira mu rusubizo haleluya ndabarambye kabiri gatatu dusimbuke ongera usimbuke usimbuke uje imbere nusimbukira hamwe uzaguma huri haleluya uvuge ngo Mana nanjye ugiye kunzimbutsa winjire mu bisubizo igera hirya sha igera hirya gukora umuziki igera hirya gusimbuka haleluya hari uwibwiye ko bagutanze mu iterambere hari uguze imodokari akaba agendamo wamubona umutega ati wamba karifuti nayiguze uri hehe nakize uri hehe kuri rwa wifumbatse gusa kuri rwa rugano uri wikoreye Bibiliya 5 ku mutwe ntutazi indirimbo rutabarika ati kwifumbata kwawe ati njyewe narakuze cyane hari abakize bumva ko bakize kubera ko gukora cyane haleluya ariko Imana ni ngufindu ntabwo usaba guhinga cyane ntabwo usaba gukora cyane igihe Imana iri buze gutegeka urasimbuka winjira mu bisubizo mu izina rya Yesu tugiye kubara kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya ugiye gusimbuka abazi ko bagutanze imbere ugiye kubatanga imbere mu izina rya Yesu haleluya nuko noneho ngo yinjirana nabo mu rusengero atambuka yitera hejuru ashima Imana abantu babona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we bajyaga bicara imbere ku rusengero imbere y'urusengero yitwa Bwiza asabiriza ngo bamuhe barumva cyane batangazwa n'ibimubayeho haleluya ibyo Imana igiye gukorera umuntu gutuma amenyekana abana mumenye haleluya uyu munsi wari urinda amenyekana turabweza ngo urinda amenyekana urabona ndamenye ko warwaye haleluya bakoresha amakondo bakwibuka ngo bagutumire bakoresha n'amazu y'urukundo bakwibuka kuko bazi ko ntacyo umaze urimura mumara umuryango ariko uyu munsi wa none Imana igiye guhindura igiciro igiye kugaragaza agaciro igihe mugenzi wanjye Imana igiye kwambika agaciro haleluya baramuranga baramumenya babazanya bati urana buriya mugabo bahekaga urana buriya mugabo bashagaje urusengero ati ko ari muri runaka ndagira ngo ubwire ngo imyaka umaze ntawigeze amenya izina rya so uyu munsi yitwa Vincent ariko twigira tumubaza ngo se yitwa nde cyangwa nyina yitwa nde haleluya ariko ibyo Imana igiye kumukora mu kanya gatoya batangira kuvuga ngo uri mwene runaka nazamuka ngati mwene runaka mwene na nyina runaka amazina y'atwo wawe amazina y'umuntu wawe wari umunsi wa none agiye kumenyekana kandi avurwe kuko Imana igiye gukora igitangaza haleluya izina ryaswe rijya kumenyekana sibyo kugira ngo witwa Mbiki amasabu munsi ariko bazavuga ngo mwene muziki Mbiki kandi na mwene rugamba agiye kuvugwa haleluya Haleluya amen haleluya nuko noneho Bibiliya iratubwira ngo cinjirana n'imwe mu rusengero reka mbabwire ngo ibirema imbonyi
abavutse bacitse amaguru amaboko ntabwo baremerewe kwinjira mu rusengero. Babizi nabyo ntabwo baremerewe kwinjira mu ki, umuntu apfuye ijisho, umuntu apfuye wacitse urutoki, umuntu acitse ugutwi kumwe, abo ntabwo baremerewe kwinjira hehe mu rusengero. Ariko bagiye kubona babona icyari kirema kitari cyemerewe kwinjira mu rusengero cyinjiranye n'intumwa. Intumwa zari zifite ahantu ziteguriye kwicara, nuko bano bava mu cyaro no mu byicaro. Bagiye kubona ngo ikigabo nacyo kirari cyicaye muri intumwa. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ibyo Imana igiye kugukorera ugiye kwicara nawe ukomeye. Imana irashimye cyane. Haleluya. Ugiye kwicara n'abagize ute? N'abagize ute? Abamunyuraga bose bicaranye n'intumwa, bigeze bicara n'intumwa, ariko we yarinjiye yicara n'intumwa imbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data rero hari ibyo Imana igiye kudukorera umunsi wa none. Haleluya. Hari ibyo Imana igiye kudukorera kandi bidukora mu izina rya Yesu. Amen. Buriya nanjye twavukiye mu kazu k'ibyumba bibiri. Papa afite abagore bane, abubakira ikizu kimeze nk'amashuri. Wowe umenye urahazi? Yari inzu imwe irimo abagore bane. Watekereza? None aha utabizi akabona amashuri. Kuko wabonaga inzu itambitse gutya, hano akaba ikikoni cy'abagore babiri gutya, kandi ikikoni cy'abagore babiri gutya, ahanyuze akabona amashuri. None bakabona n'abana turi benshi. Tukina umupira, tukina muri recreation. Watekereza? Noneho uko inzu yubatse ndacyayikura ariko ndizagaruka mu izina rya Yesu. Inzu ni ukuvuga ngo umuryango wa mama, dufite umuryango wa mama kari agasaro gatoya kangana n'uyu mukeka, wakurikiye neza, noneho hakabamo utundi twumba tubiri. Njye naraga muri salo batari ibitoki guhugera ngarura uruhande rw'imbuga muri salo, wakurikiye. Noneho igihe cyo guhogorora ngasasura, sibyo? None mu buzima bwanjye naragendaga nabura akazu gatoya akitegereza ngo ati kari akazu wakamba. Ndakunda guturuza cyane kuko twari dukwiranye n'ubu nawe nagize ute, nawe navukiye, wakurikiye neza. Noneho nabura akazu gatoya, hari umuhungu wubatse akazu k'icyumba kimwe, nakabona ngashaka kifuza Mana tuzambuka mu kazu ngaka, wakurikiye. Burya umuntu yifuza ibihwanye n'ibyo agize ute n'ibyo yarerewemo, wakurikiye neza. Noneho nza gukora ubukwe mu buryo butunguranye, ntabwo nabaho amateka uko byaturutse. Nabaga mu nzu ya mukuru wanjye wagiye i Burayi, ni kwa mama wacu. Noneho inzu ye nyisigaramo mu buryo bwo kwicunga. Noneho maze kwinjira muri Eglise Tutiye, tutarana umukono ngo tubone umukobwa ari kuririmba, umukobwa turi inshuti, wakurikiye neza. Tubaye inshuti rero, noneho ndavunagura nawe ndavuga byinshi, igihe kirangira tuza gusaba no gukwa tuhita dusezerana. Haleluya. Amina. Sezerana muri yanzu, sezerana muri yanzu. Noneho amukuru waje kuba mama wacu baje inama, baravuga ngo iranzu rero kuva yisezeraniye ntabwo azayivamo. Ukumva nawe arafite umuhungu mutoya umva utujuje imyaka yo gusaba, bahita bamubwira ngo weho shaka umugore vuba vuba, nawe ugende umurongoreremo wibanemo. Wakurikiye neza. Noneho niba ari umuntu mukuru ahita amenya icyo ushaka kugeraho, kuko bamugira inama. Abaza kumugira inama, ngiye kubona mbona yazanye umukobwa, nibwo dusangirira hamwe. Noneho ngejo umukobwa ndiyagiye, avuga ati none se uyu mukobwa ko yanze ko ari umushyitsi, none ko atataje bimeze gute? Umugore wanjye none se warongoye? Narongoye nyine. Ari kuvugana n'igogo, noneho mpita njya kureba mama.
abandi mama none wari uzi ibyabaye ati ubwo njye nabimenye kare ati nzi ko naza kukubwira none turabigenza dute akurike neza turabigenza dute mama aravuga ati rero mfite akabanzi reka nzi ndundisha amabuye ngo bakira akazu k'icyumba kimwe wumva wamutayimoni we w'akantu gatoya ukomeje kugira ute gukorekerana urumva aturisha amabuye turisha amabuye ubwo mbageze mu kazi aho nakoraga buriya yari akiyaka narayoboye nise korodinateri ubaye sekiriteri wayo mbara korodinateri wayo korodinateri wari umuntu rero muze bikurwa w'umuyobozi mukuru nababwira ndi muzi byambayeho wamukaza hano bajya kumukura mu nzu haleluya cyagenze gute ndabasobanurira baravuga tumva rero dufite inzu hano kwa Matiyasi yabagamo abazungu ntabwo abazungu bakidusura tugiye kukwimura ubuyigiyemo wakurikiye neza noneho bagushakira 600 ugenda muri inzu uzaba kwikora witonze sibyo noneho inzu yawe numara kwikora witonze uzava mu nzu yacu uje mu yawe agenda numbibwira mama rero banga ndamucika agenda nyirabwira abantu b'inshuti uko gahunda zigize ute zipanze wakurikiye ubwo noneho ubwo ariko amafaranga yabarenze kwasura turagenda umugabo wari ufite inzu haraguru hafi ku ngarani nawe wubatse akazu gatoya nakuraga utuzu dutoya igihe umugabo twari kumwe muri kiyaga aravuga ngo rero kano kazu niko ndi gushaka ariko umugore umugabo barareba aravuga ati akazu gatoya n'ikibanza n'igitoya ntawe ufite uzagurira rwose njyewe ntabwo ndakwishyura ino nzu numva nababaye cyane kuko ari akazu gatoya gasize amarangi kameze neza haleluya amen numva aravuga ati rero ubwo ari kuri kaburimbo hari ikizu ntabwo gifite inyuma ariko nicyo ndakugurira ashaka kukinyereka aho nduye aho ikizu ca mwamba noneho ndakireba numva ntabwo ndi kucemera umugabo arakimbundisha tumva bano b'inyuma turi inyuma barahinga bazahura n'ibibazo ugura imitayo 2 ejo ugura imitayo 2 ejo ugura imitayo 2 ugenda urukongeranya cyakora ndamwemerera arishura